Yesu ashimwe bene data, mbahaye ikaze muri Ndayeze Impact Show y'uyu munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. 6. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Dusome kwa 21 aravuga ngo Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Aya ni amagambo nafashe umwanya wo gutekereza, ntekereza ku ijambo ryitwa igihe cy'Imana. Ni ryari Imana ikora? Kuko nari ndebye iri jambo rivuga uburyo Yesu yakundaga Lazaro, agakunda Marita, akunda Mariya, ariko baza kumubwira ko Lazaro arwaye. Amaze kumva ko arwaye ngasibira kabiri. Muri uko gusibira kabiri Lazaro yarapfuye. Ageze ku murongo wa 21 ahangaha batubwiye ngo ajya kureba Lazaro. Marita azamubwira ngo databuja, iyaba uri hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Mu yandi magambo yema aramubwira ngo uje igihe kitari cyo. Igihe twari tugushakiye ntago waje, uje mu gihe kitari cyo, watinze. Ariko mwene data, ndagira ngo rino jambo rigutera ibyiringiro. Imana ni igitinda. Muri rwandiko rwa Petero 3:9 avuga ngo Imana nitinze isezerano nkuko abantu benshi bibwira ko iritinze. Amasezerano Imana irayaduha kugira ngo adukomeze, ariko rimwe na rimwe hari igihe atinda mu maso yacu. Mu maso yacu abatinze, ariko Imana ibizi igihe nyacyo izakorera imirimo yayo. Tekereza umwami Dawidi, yimitswe akiri mutoya, ariko amara imyaka myinshi ahigwa na Sawuli afite amavuta y'umwami. Tekereza Dawidi yaravuga ati, ariko Mana ko wanyimitse ni ryari nzajya ku ngoma? Ariko Imana yari izi igihe izamushyira ku ngoma. Tekereza Yosefu, yarose inzozi akiri umwana, arota yuko azaba umuyobozi wa bene se, ariko ibyakurikiyeho nyuma byamwerekaga ibitandukanye n'ibyo yarose. Ndekeza ko yarahari muri gereza bamubirenganyije, aho yarari yibagiranye, yavuga ati, ariko Mana ni ryari ubu ni watinze. Ariko Imana yari ifite igihe izakorera imirimo yayo. Mwene data, mu gihe utegereje igihe cy'Imana ko kigera, hari ibintu bibiri bikubaho. Icyambere nuko hari critique cyangwa se hari ibivugwa. Hari abantu bavuga amagambo menshi kuri wowe, bakavuga ati nago bizaba, cyangwa se bavuga ati ariko uriya byararangiye. Ayo magambo y'urucanege wumva bigatuma akubabaza. Ariko igihe cy'Imana nikigera byose bizarangira. Mu gihe dutegereje Imana, hari icyo Imana, kuki igihe Imana idakora igihe twe tubyifuza? Ikibishaka kurema ni ukwizera. Igihe option zose, igihe inzira zose wowe ubona ko wazigerageje bikanga, aho ngaho ni Imana igaragarira, ikigaragaza. Icyo gihe ikuremera kwizera. Imana muri icyo gihe dutegereje, muri icyo gihe isa naho yatinze, ibirema kwizera. Ariko igikomeye, ibirema character yacu, cyangwa se ibirema ubukristo bwacu, ibirema indangagaciro zacu, kuko nibyo Imana iha agaciro. Mwene data, ushobora kububona ko Imana yatinze. Cyane cyane bikunda kutubaho abayobozi, ukajyagiza ikintu ukabona nticyemera, ukagira gutyo ukabona impinduka ntirimo iraza, ukabona biratinda, ukumva wabivamo. Ariko ntucike intege. Abanyagatolika bakunda kwima ngo komeza inzira watangiye, ntucike intege. Wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Nubwo Yesu yamaze iminsi 2 yasibiye kandi ikibazo gihari, yaraje. Igihe yaziye, ikibazo cyabonye igisubizo. Lazaro yarazutse. Bishobora kuba byaratinze, ariko igihe cy'Imana kirahari, izakugira neza. Ntucike intege. Gira icyo bita courage. Courage ni iki? Courage ni igihe uteye intambwe mu gihe abantu babona kudakwiye gutera intambwe. Iyo ni courage. Iyo rero habayo gutinda, Imana ibishaka kureba koko uri umuntu uri courage, ufite courage. Kwihangana ni iki? Kwihangana ni igihe abandi babonye ko byanze, babone ko ufite impamvu yo kubivamo, wowe ugakomeza ukabigumamo, uba wihanganye.
muri icyo gihe cyo gutinda kw'Imana ariko nabyita, Imana ibishaka kubaka kwihangana muri wowe, kubaka kuraje muri wowe, kubaka kwizera muri wowe. Nubwo bibabaza igihe bigaragara ko Imana yatinze, ariko igihe cy'Imana kiba kizagera igakora igitangaza. Mureke bene data twihanganira igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana buri gihe ni cyiza. Twe dushobora gutekereza ko yatinze, ariko ntitinda. Iyo ije ibigenza neza. Yesu abaha umugisha. Amen.